bagabo bagenzi banjye, mwaba muzi ko mu binyobwa dufata buri munsi hashobora kuba harimo ibyangiza prostate zacu? Oya, si igihuha, kuko mu minota mike iri imbere tugiye kurebera hamwe ibinyobwa 5 abagabo bakuru bagombye kwirinda kugira ngo barinde ubuzima bwa prostate zabo. Dore ko indwara za prostate zimaze kuba kasamutwe ku bagabo muri iki gihe. Ntiwirengagize iki kiganiro, kuko ibyo ugiye kumenya bishobora kugufasha kurokoka ibibazo bikomeye mu minsi iri imbere. Twabasomeye igitabo Guide to Surviving Prostate Cancer cyanditswe n'umuganga w'inararibonye mu by'ubuvuzi bwa prostate Dr. Patrick Walsh, kikaba gikubiyemo inama ku mirire ifasha mu kurinda no kuvura indwara za prostate. Bisobanura neza ko umuntu turi bureba n'iki kiganiro akantu ku kandi tuza kugera ku musozo yamaze kumenya neza cyane mu gihe gito ibinyobwa 5 ukwiriye kwirinda kugira ngo urinde ubuzima bwa prostate yawe. Turabanza ariko tumenye icyo ari cyo prostate, tunamenye n'indwara zishobora kwibasira prostate. Niba ubona iyi ngingo tugiye kuganiraho ikunyuze rero kandi ukabona hari n'abandi byagirira umumaro, wakanda like kugira ngo tubashe no kubigeza ku bandi benshi. Murakaza neza abantu bacu kuri uyu muyoboro w'utuntu tw'ubwenge. Akaba wa mugani rero ngo birenge ni wowe ubwirwa, bagabo mwegere hafi tuganire. Ariko namwe bagore ntimuhejwe nk'abajyanama beza. Dr. Patrick Walsh mu gitabo cye avuga ko ubuzima bwa prostate ari ikibazo gikomeye ku bagabo benshi, cyane cyane uko imyaka igenda yiyongera. Nubwo ibintu bitandukanye nk'uruhererekane rwo mu muryango, ibyo bita genetike, bigira uruhare mu buzima bwa prostate, uburyo bwo kubaho n'imirire nabyo bigira ingaruka nyinshi. Uyu munsi rero turaganira ku ngingo ikomeye cyane ku buzima bw'abagabo, ariyo ibinyobwa 5 niba uri umugabo usatira imyaka 40 ukwiriye kwirinda kugira ngo prostate yawe igume mu buzima bwiza. Ariko mbere yo kugera ku byo kwirinda, reka tubanze dusobanukirwe ese prostate ni iki. Prostate ni agasabo gato gafite ishusho nk'iy'ubunyobwa, gashobora gupima hafi garama 30, iba munsi y'uruhago rw'inkari. Akazi kayo nyamukuru ni ukongera amazi mu ntangangabo, ayo mazi akazifasha kugenda no kubaho igihe kirekire, bigafasha mu mikoranire myiza y'imyanya y'ubugabo igihe habaye ejaculation cyangwa gusohora. Prostate rero igira akamaro kanini ko gukora ibitunze intangangabo mbere y'uko zisohoka. Prostate kandi inafasha mu kugenzura inkari, ikazibuza gusubira inyuma mu gasabo k'inkari mu gihe cyo gusohora. Muri make, hano prostate ifasha kubika inkari cyangwa kurekura inkari. Kuva ku myaka 40 rero kuzamura, prostate ishobora kugenda ikura cyangwa igasaza, bityo bigatera ibibazo ku bagabo benshi. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru y'iki kiganiro, aho turebera hamwe bumwe mu buryo bwo kuyibungabunga. Muri iki gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe indwara za prostate n'impamvu z'ingenzi zishobora gutera izo ndwara. Indwara ya mbere ni prostatitis cyangwa se prostatite mu gifaransa. Iyi ndwara irangwa n'uburibwe bukomeye, umuriro, ndetse ugasanga umugabo ahora ashaka kwihagarika cyangwa rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko atabasha kubigenzura. Impamvu nyamukuru itera iyi ndwara ni mikrobe, cyane cyane izandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Hari n'ubundi bwoko ariko bwayo bushobora guterwa na stress cyangwa kwangirika k'uturemangingo. Iyi ndwara kenshi ikunze kuboneka ku bagabo bakiri bato munsi y'imyaka 50. Indwara ya kabiri ya prostate ni indwara bita BPH cyangwa se kubyimba kwa prostate ariko bitari kanseri. Iyo prostate ibaye nini, umugabo ahora ashaka kwihagarika cyane cyane nijoro.
impamvu ziyitera zirimo gusaza k'umubiri, imihindagurikire y'imisemburo cyangwa se inflammation ziba zarabaye nyinshi ku mubiri. Iyi si kanseri ariko nayo igira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umugabo. Indwara ya gatatu ni kanseri ya prostate. Nubwo impamvu nyazo ziyitera zitaramenyekana neza, hari ibintu bigira uruhare mu kuyitera birimo gukura n'izabukuru, mbese guhera ku myaka ya 50 no kujyana hejuru. Hakaza nanone amaraso y'imiryango bimwe twise genetike, hakaza umubyibuho ukabije, kuba ahantu hari imyuka mibi iturutse ku binyabutabire, ndetse na ya prostatite iyo ibaye karande ku muntu. Iyi kanseri niyo ikomeye kurusha izindi, ikunze gufata abagabo bakuze kandi ishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima. Kumenya izi mpamvu rero bidufasha gufata ingamba zo kwirinda binyuze mu mibereho myiza, mu byo turya, mu byo tunywa, ndetse no mu myifatire yacu ya buri munsi. Ubwo noneho tumaze kumenya icyo prostate ari cyo n'impamvu zatera indwara za prostate, muri iki gice mureke turebere hamwe ibinyobwa dukwiriye kwirinda kugira ngo tugumane prostate mu buzima bwiza. Ikinyobwa cya mbere cyo kwirindwa ni ibinyobwa birimo kafeyine, aha hakabamo nk'ikawa, icyayi cy'umukara, ndetse n'ibinyobwa byongera imbaraga bitwita energy drink. Kafeyine ishobora kubangamira prostate no kongera ikibazo cy'uburyaryate cyangwa kuribwa mu gihe cyo kwihagarika. Ubushakashatsi bwerekana ko kunywa kafeyine nyinshi bishobora kongera ibyago byo kurwara prostate, nubwo ubushakashatsi butarabisobanura neza, ariko kwirinda burya biruta kwivuza. Ikinyobwa cya kabiri cyo kwirindwa ni agasembuye cyangwa inzoga zifite alcohol, nazo ni ikibazo gikomeye. Uruhurirane rw'izo alcohol rubangamira imisemburo ijyanye n'imikorere ya prostate, kandi kunywa nyinshi nanone bikabangamira isohoka neza ry'inkari ndetse no kongera ihungabana mu mikorere y'uruhago rw'inkari. Inama ni uko niba ukunda agasembuye wakagabanya ukagerageza kukanywa mu rugero, ariko kukareka burundu ubundi nibyo byiza. Ikinyobwa cya gatatu ni ibinyobwa birunzemo isukari nka za soda, imitobe yongerewemo isukari n'ibindi birimo isukari. Isukari nyinshi iteza inflammation mu mubiri. Inflammation nk'uko twabisobanuye mbere akaba ari imbaraga umubiri ukoresha ngo urwanye ikintu kibi cyinjiye mu mikorere y'umubiri nk'indwara cyangwa indi myanda. Izi inflammation rero zikaba zimwe mu mpamvu zitera indwara za prostate. Kunywa kenshi rero ibi binyobwa byongera ibyago byo kugira uburibwe n'imibereho mibi ya prostate. Ibyiza wahitamo amazi cyangwa imitobe y'imbuto y'umwimerere itifitemo isukari y'inyongera. Ibya kane mu binyobwa bigomba kurekwa ni ibinyobwa bitera imbaraga, ibi twita energy drinks, kuko bikubiyemo kafeyine nyinshi, amasukari ndetse n'ibindi byangiza umubiri. Bityo rero bishobora kuzamura umuvuduko w'amaraso no kongerera umutima gutera cyane, bikaba byagira ingaruka ku buzima bwa prostate. Niba wifuza kugira imbaraga, hitamo amazi, kurya imbuto no gukora siporo ntoya aho kunywa ibi binyobwa. Icya gatanu rero abantu benshi batari bazi mu binyobwa bishobora kubangamira ubuzima bwiza bwa prostate ni ibinyobwa bikorwa mu bikomoka ku mata. Ibinyobwa byifitemo amata nka milkshakes, amata yo mu nganda cyangwa ikawa ikozwe na creamer bishobora kuba ikibazo gikomeye ku buzima bwa prostate. Impamvu ni uko ibikomoka ku mata bikungahaye ku mavuta menshi yo bita saturated fats, ndetse bikaba byifitemo imisemburo cyangwa hormone zishobora kongera inflammation cyangwa uburibwe mu mubiri. Ubu buribwe burambye bushobora kugira uruhare mu gukurura cyangwa gukaza indwara za prostate, harimo nko kubyimba kwayo ndetse no kongera ibyago bya kanseri ya prostate.
niba usanzwe ukunda kunywa amata menshi cyangwa ibinyobwa bikorwa mu mata, inama nziza ni ukugerageza kubigabanya cyangwa ugahitamo amahitamo menshi meza nk'amata ya soya, amata y'igihingwa bita amande cyangwa ibindi biva ku bimera. Ibi birinda prostate yawe ikagumana ubuzima bwiza. Noneho rero reka twibukiranye, ibinyobwa birimo kafeyine, agatamati cyangwa se inzoga, ibyongereyemo amasukari, ibitera imbaraga, ibyo binyobwa bitera imbaraga ndetse n'ibikomoka ku mata, byose ni ibintu ukwiriye kwirinda cyangwa kugabanya cyane. Kwita ku byo unywa ni imwe mu ntambwe nziza zo kurinda prostate yawe no kugumana ubuzima bwiza. Mwibuke akantu, amazi niyo soko y'ubuzima. Rero mugenzi wanjye, wafata amazi nk'isoko nyamukuru y'imbaraga n'ubuzima, kuko amazi niyo afasha bya nyabyo gusukura umubiri, kugabanya uburibwe no gutuma prostate ikomeza gukora neza. Kwita ku byo unywa ni kimwe mu byemezo by'ingenzi ushobora gufata kugira ngo ugumane prostate yawe mu buzima bwiza. Turagushimiye cyane rero wowe twabanye kugeza ku musozo. Niba ushaka kumenya byinshi ku byafasha kugira ubuzima bwiza, kora subscribe, tunaganira no muri comment. Waba wifuza ko tuzakugezaho ibimenyetso byerekana ko prostate yawe yatangiye kugira ibibazo? Twandikire hasi muri comment, tuzagusubiza vuba byihuse. Ibiganiro byacu nakagaruka, mugire ibihe byiza, twongere tube hamwe muri video itaha.